ngaha turaje nyagasani twitabiriye ingoma y'urukundo kuko dukunda byahebuje kugira ngo dukize ku mpuhwe zawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza, Imana idusige maze natwe tuze kwinogereza kuri uyu wa kane w'icyumweru gitagatifu tariki 6 Mata 2023, ubwo tugiye kuzirikana ku masomo ya misa y'amavuta matagatifu. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe 61 n'umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, uwa 6 uwa 8 kugeza ku wa 9. Umwuka w'Uhoraho urantwikiriye kuko Uhoraho yantoye akansiga amavuta, yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza, ko murafite umutima wamenaguritse, gutangariza imbohe ko zibohowe, n'abapfukiranwa ko bafunguwe, kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho, umunsi wo kwihorera kw'Imana yacu, guhumuriza abari mu cyunamo bose, kwambika ikamba abashavuye b'i Siyoni. Bazambikwa ikamba mu kigwi cy'ivu, umwambaro w'umurimbo mu cyimbo cy'ibigunira, basigwa amavuta y'ibyishimo mu mwanya w'umubabaro. Naho mwebwe muzitwa abahereza bitambo b'Uhoraho, bazabite abagaragu b'Imana yacu. Nzabaha igihembo cyanyu nta buryarya, nzagirane namwe isezerano rizahoraho iteka. Ababakomokaho bazamenyekana mu mahanga, urubyaro rwanyu rwamamare mu miryango. Abazarubona bose bazamenyereho ko ari urubyaro Uhoraho yahaye umugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 89. Nyagasani niwe ufite amagambo y'isezerano rihoraho. Kera uvuganiye n'abayoboke bawe mwibonekerwa, maze uravuga uti, nasanze Dawudi yambera umugaragu, maze musiga amavuta yanjye matagatifu. Ikiganza cyanjye kizamuramira, n'ukuboko kwanjye kuzamutiza imbaraga. Ubudahemuka bwanjye n'impuhwe zanjye bizahorana nawe, maze azegura umutwe kubera izina ryanjye. We azanyambaza agira ati, uri data, uri Imana yanjye, urutare nkesha agakiza. Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo, kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho. Nyagasani niwe ufite amagambo y'isezerano rihoraho. Isomo rya kabiri ryo mu gitabo cy'Iyahishuriwe Yohana intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Bavandimwe, nimugire neza n'amahoro bituruka kuri Yezu Kristo, umuhamya w'indahemuka, umuvuka mbere mu bapfuye, n'umugenga w'abami bo ku isi. Koko Kristo aradukunda, yadukije icyaha akoresheje amaraso ye, maze atugira ihanga rya cyami n'abahereza bitambo, kugira ngo dukorere Imana se. Naharirwe riri kuzo n'ububasha uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Ngo yaraje rwagati mu bicu, maze icyitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n'abamuhinguranyije. Imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Nibyo koko. Amen. Ninjye Alufa na Omega, intangiriro n'iherezo. Uwo ni Nyagasani Imana ubivuga, uriho, uwahozeho, kandi ugiye kuza, umushobora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 4 umurongo 16 kugeza ku 21. Muri icyo gihe Yesu ajya Nazareti, aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona handitse ngo, Roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwa ko babohowe, kandi namamaza umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yezu abumba igitabo, agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuteze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, ibiri mu isomo mumaze kumva, mumenye ko byujujwe uyu munsi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Umuntu maze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro, amahoro akomoka ku Mana nzima. Ineza iramuranga agahumuriza bose, yanga kugwa mu cyaha kuko atabaza umunsi. Umwami w'abamazi azira kumujyana. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngo umuntu maze gutagatifuzwa nyine arangwa n'amahoro, agahumura ubukristo, kandi agahumuriza abandi, akabereka Kristo. Tuje natwe hanga kuri buri munsi
kugira ngo tubone Kristo, duhumure ubukristo, hanyuma twereke Kristo abandi, tujye guhumurira abandi ubukristo. Tugeze ku munsi wo kuwa kane mutagatifu, by'umwihariko muri misa y'amavuta matagatifu, ngo tujye kuzirikana ku masomo koko irimo amavuta mu Kristo muvandimwe. Wari warya ibiryo birimo amavuta, ubumva ukuntu biryoshye? Amavuta aryoshya ibiryo. Natwe rero muri aka kanya tugiye kwegeranya Nyagasani, tumusaba ko yaryoshya ubuzima bwacu, natwe dusige maze ariko tuze kwinogereza. Nawe umukristo muvandimwe, yazajya gutambuka iwawe agusige winogereze, bityo Kristo nagusiga ntusibe cyangwa ngo usigane, ahubwo koko usigasira ayo mavuta ajye kugusiga. Uyu munsi wo kuwa kane mutagatifu ugizwe n'ibice bibiri, hari misa y'amavuta matagatifu, hari na misa iza kuba ku mugoroba, isangira rya nyuma rya Yezu n'abigishwa be. Reka rero duhere ku mavuta matagatifu. Ubwo ingingo remezo igiye kudufasha hamwe n'amasomo matagatifu iragira iti akamaro k'amavuta matagatifu. Tugiye kureba ingingo 3 zidufasha ko gusigasira amavuta matagatifu. Ingingo ya mbere, amavuta asanzwe. Ingingo ya kabiri, ni amavuta matagatifu. Ingingo ya gatatu, ibiranga uwasizwe amavuta matagatifu. Reka rero duhere ku ngingo ya mbere, amavuta asanzwe. Umugabo urukize cyane aherutse kujya kwa muganga, nuko rero ngo muganga amuvumburamo indwara yagomba gutuma nyine atongera kurya amavuta n'umunyu. Nuko muganga amaze kwakira imiti na muganga amaze kumubuza amavuta ndetse n'umunyu, wa mugabo ngo aramubwira ati ese no ku nyama ntihakajyamo amavuta cyangwa umunyu? Ngaho ndayibaza uko muganga ari kumusubiza. Bakristo bavandimwe, amavuta aryoshya nyine ibiryo, na niyo mpamvu koko iyo muganga agukuye ku mavuta ko biri kose urabihirwa, urya nyine ibintu bitarimo uburyohe. Ngaho natekereza nyine uriye inyama wazikundaga, none nta kirungo na kimwe kirimo, ubwo n'ububihe. Amavuta n'uburyohe. Amavuta asanzwe rero tuyakoresha cyane nk'ikirungo kiza kudufasha ko kuryoherwa, kumererwa neza, tukarya dufite apeti, tukamererwa neza. Niba ushaka kumenya akamaro k'amavuta, uza gusoma mu gitabo cya mbere cy'abami, umutwe wa 17 umurongo wa 14. Mukebo ntihazaburemo ifu, amavuta yo mu cyeso ntazatuba, kugeza umunsi uhoraho azagusha imvura ku butaka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nguko Nyagasani yatumye ku mupfakazi w'Isarepta wari umaze kwakira Eliya umuhanuzi w'Imana, bityo koko Imana ikamusezeranya ko amavuta azahora mu cyeso. Nguko Nyagasani natwe adusura akaduha uburyohe, cyane igihe twagize umutima utanga, umutima wakira abandi, umutima usiga abandi koko bagasigara basa neza. Ngaho amavuta atubuka agahoza, bigatuma koko abantu bishima. Amavuta tugera neza ku mubiri, umubiri ukoroha, tukasiga umubiri wacu ukamererwa neza, tukayakoresha no mu biribwa, kandi koko tukarya tukamererwa neza, umubiri wacu koko ukamererwa neza. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, amavuta matagatifu, ari nayo koko turayishinga aha ngaha. Batubwira ko amavuta matagatifu mu isezerano rya kera bayasigaga abantu batatu: abami, abahanuzi n'abasaseridoti, aribo bahereza bitambo, prophète, roi et prêtre. Igitabo cya mbere cyasa mu mutwe 16 umurongo wa 10 kugeza kwa 13 batubwira isigo ry'umwami Dawudi. Imana ikoresha umuhanuzi Samweli akajya gusiga Dawudi amavuta, akabera Israeli umwami. Umwami wa mbere wa Israeli ni Sawuli, uwa kabiri ni Dawudi, uwa gatatu ni Salomoni. Gukomeza aho se nyine basigwaga n'uhoraho, umwuka w'uhoraho kabinjiramo, ubundi koko bagatangira bakajya gute bagahanura, bakabura imbaga y'Imana. Ibi nanone bigatuganisha ku masomo matagatifu twakiriye none, aho isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho batubwira intumwa y'Imana, umwuka w'uhoraho urantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta, gushyira abakene inkuru nziza, komora abafite umutima umenaguritse. Ngaho akamaro k'amavuta komora no kwamaza umwaka w'impuhwe z'uhoraho, n'ibintu byinshi cyane intumwa y'Imana itorewe. Cyane icyo tuzirikana umwuka w'uhoraho, amavuta gushyiramo umwuka w'uhoraho, maze koko ugahanura. Twumvise andi magambo meza yo mu gitabo cyahishuwe agaragaza akamaro k'amavuta, kuba umuhamya w'indahemuka, kw'Imana tugize ihanga rya cyami ry'abahereza bitambo, ngo kugira ngo dukorere Imana ihanga rya cyami. No mu Evanjiri uyu munsi twumvise Yezu Kristo agiye i Nazareti, agiye iwabo nk'umuhanuzi, nuko rero agatangira akabigisha. Yezu Kristo n'intore y'Imana, intumwa y'Imana, Kristos uwasizwe, uwatowe, intumwa y'Imana.
ngabo rero b'abakristo nabo biva nyine kuri Kristo. Abakristo nabo barasizwe, baratowe intumwa z'Imana. Rero umukristo ntabwo ari uwagowe, ahubwo n'uwatowe. Nane muri umukristo koko agomba kwishimira ko ari kumwe na Kristo, ko yamamaza Kristo, kuko atari uwagowe, ahubwo umukristo n'uwatowe nyine. Ngaha rero tukazirikana amavuta matagatifu. Icyambere komora, koroshya ndetse no gukiza. Amavuta matagatifu nanone tuyazirikana nanone mu mugani w'Umusamaritani mwiza, un bon samaritain. Mugenzi wawe ninde? Ubwo tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo 25 kugeza ku 37. Komoza amavuta ibisebe wakomeretse indembe, nukorera amavuta kajya gute akamwomora. Ngaye amavuta matagatifu adukiza, ariko kanana gashanya impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana ziba zituriho, impuhwe z'Imana zitugira neza, impuhwe z'Imana zidukiza. Nyuma yo kumva uburyo asizwe amavuta koko, umwuka w'Imana umwijiramo, nuko agatangira gahanura, ndetse n'uburyo amavuta koko yomora ariko umubiri ndetse no kuri roho. Ni ngombwa rero ko umukristo nawe nyine ayasigwa koko kamererwa neza, agahumura kandi agahumuriza abandi, agakomera kandi koko agakomeza abandi, ntabwo ngera kubakomeretsa. Ingingo ya 3, ibirango wasizwe amavuta matagatifu. Amavuta matagatifu nk'uko tumaze kubizirikana bayita krisima. Amavuta ya krisima dusigwa cyane cyane muri batisimu ndetse no gukomezwa no mu busaserdoti. Amavuta rero adushyiramo ikashe indelebile, ikimenyetso kidasibangana, ikimenyetso koko kikugumaho nka kashe nyine itazakuvaho, kuko nyine nta gukuraho umukristo undi. Ubukristo bugumaho, bukugumamo bukurimo. Ngibyo rero bya bindi byuko nyine Kristo yagusize koko nawe ugakomeza kwinogereza, uri gushimangira ndetse no gutsindagira ubukristo bwawe. Rero amavuta ya krisima adusigiye kashe, tukibuka ko natwe tubaye nyine abakristo, l'envoyé, intumwa, intore, uwatowe. Muri batisimu dusigwa krisima tukishushanya na Kristo. Bityo rero iyo kashe, icyo kimenyetso kidasibangana, kiduha kugira uruhare ku busaserdoti rusange, le sacerdoce commun, butuma tugira uruhare ku busaserdoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristo. Aho ni muri rusange. Naho by'umwihariko amavuta nanone hari bamwe batorerwa kwa abasaserdoti. Abo ngabo nanone amavuta abageraho koko afite indi kashe, afite indi sura, le sacerdoce ministériel, ubusaserdoti nyobozi. Aho noneho ku buryo bwihariye bagira uruhare ku busaserdoti, ubuhanuzi n'ubwami bya Kristo. Bityo iryo sakamento bahawe rikabahesha ya mirimo 3, kuyikorana none bigana Kristo, kwigisha, kuyobora ndetse no gutagatifuza. Ibyo koko bakabikora by'umwihariko nk'intumwa zitumwe na Nyagasani mu mbaga ye, l'envoyé koko twabizirikanye. Ngaye amavuta koko aguhesha ya sura ya Kristo. Ngibyo rero bya biganza byasizwe bitagomba kongera gusandaza. Amavuta matagatifu nanone aratwibutsa kandi agatwerekeza ku masakamento Yesu Kristo, byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye. Ukarisiya, andi masakamento duhabwa, ugusiga kw'abarwayi cyane cyane, amasakamento ya Kristo. Ngaha rero y'amavuta uwo yakozeho, uwo basize, ntiyemerewe gusandaza. Ibiganza byasizwe ntabwo byemerewe gusandaza. Ibiganza byasizwe ntawemerewe kubisandaza, ntabwo byemerewe gusandaza. Ngibyo bya biganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora. Kugira ngo wumve neza amavuta matagatifu n'uwasizwe uburyo agomba kwitwararika, uza gusoma igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 24 umurongo wa 7. Batubwira uburyo Sawuli yari guhiga Dawudi. None igihe kiza kugera, Dawudi agira occasion nziza rwose yo kuba nawe yari kubona Sawuli akaba yamugena bakayamwica. Ariko Dawudi yanga gukoza Sawuli urutoki, aravuga ati ntabwo nakoze urutoki rwanjye kuwasizwe, ntabwo nshobora kwica uwasizwe. Gukorera abakristo bavandimwe kutagirira nabi umuntu wasizwe, kuko wasizwe baramurigata. Enome manje ngo umupadiri ngo wamuheza bitambo, ugomba nanone kwishushanya na Kristo. Tutagomba kwisha, tutagomba kugira nabi, ahubwo koko tukamusigasira, tugakomeza kumusiga, tutamusiga. Hari icyaha bita sakirirego, anacyo nyine Dawudi yanze gukora kwa Sawuli. Iri mu sacerdoce riva ku kilatini sacerdos. Nanone harimo akajambo sacer bivuga ngo lo sacré, ikintu gitagatifu. Rero icyaha bita sakirirego no gucumura ibintu bitagatifu, c'est profane. Duhamagara gutinya ibiganza byasizwe, ibiganza byasizwe amavuta ya krisima, hato tuzaza gutuma bisakabaka bigasandaza. Inconsacré, wihayimana. Wihayimana rero ni ngombwa kugira igitinyiro cy'Imana, tukagira igitinyiro cy'uwihayimana kugira ngo tutaza kuvaho y'amavuta yasizwe turi gushaka kuyasiba.
ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora, ibiganza byasizwe amavuta nawe bitinyuka, ibiganza ngo byasizwe amavuta matagatifu ntibisakabaka, ntibisandaza. Mukristo umuvandimwe, hari akantu ka reaction chimique kageze kambaho nawe kakubaho. Uzafate amavuta ya mayoneze cyangwa ufate amavuta ya margarine, nurangiza ushinge mu icyuma, ubundi wiryamire, nubyuka ndakubwiza ukuri uzasanga amavuta yaboze yatonze umugese. Njya reaction chimique, ayo mavuta yatonze umugese twashinze mu icyuma yajyanye n'umuntu utinyuka ibintu bitagatifu, agatinyuka abantu batagatifu, akaba yabashinga mu icyuma. Na Dawudi yaravuze ati sinshobora gukoza ikiganza cyanjye ku muntu wagize gute, ku muntu wasizwe. Uwo ni umuntu w'Imana. Uwo mugese cyangwa narenge kuvuga ubwo bubore amavuta yagize, uko kubora bishushanya nanone umuntu ushobora gutinyuka umuntu wasizwe. Nirinze kuvuga ko wari umuvumo, kubera ko iyo ndavuje ibintu bitagatifu nyine uri kwikura umuvumo. Umuvumo watangiye gutongora, yo watangiye gutinyuka ibintu bitagatifu ndetse n'abantu batagatifu. Ngaba basizwe, bya biganza byasizwe ugatangira ukabikoresha icyo bitagenewe. Amaherezo bishobora guhinduka nk'iriya reaction chimique y'amavuta nyine uri gushinga mu icyuma. Ushobora kubora, ibyo bintu bishobora kubora, amavuta ukaba yisha ubusa, ntiyongere kugira akamaro, ntiyongere kuribwa, bagahita bamena nyine mu ngarani. Kubera iki? Wayashinze mu icyuma ushaka iki? None atonze umugese. Uko gutonda umugese rero twabyerekeza ku bantu bose bajya biha gutinyuka, abihaye Imana bagatinyuka abantu basizwe, bashaka kubashora mu ngeso mbi, ingeso mbi z'urukozasoni, ubusambo, uburaya, ubusambanyi, ubusinzi. Abasizwe ntawe uvanga amasaka n'amasakaramentu nk'uko dushora bagenzi bacu mu mbetezi mu masaka, kandi koko batwaye isakaramentu. Uwo ni umuvumo utangiye gutongora, gukinisha amavuta matagatifu. Uyu munsi ni umunsi wo gusabira abihaye Imana, abasaserdoti, tubasabire kuri Nyagasani. Hari abantu bamwe bakoreshwa na seki muri no minsi, yajya kumva aho umusaserdoti yaguye, aho wihaye Imana yaguye, yanyereye nyine aragwa, aho kugira ngo mubyutse agatangira akamuvugira ati awa yaba nawe yagoga akuva uko bimera. Twarababuriye, turaburira ngo bashake abagore, ngo bashake abagabo, none reka nabo babanze bumve, nibanze bumveho gato, nabo babanze bumveho. Ugasanga icyacu twahereye tuvuze induru umunwa, dutangiye tubataranga, aho kugira ngo tubasabire boye kugwa, tubasabire bakomere, dusabire abaguye babyuke. Dore ko kwiha Imana ubusaserdoti n'ingabire zitwa mu tubindi tumene ku busa. Rero Mukristo umuvandimwe, ntukishimire ko padiri yaguye, ntukishimire ko uwihaye Imana yaguye, ntukishimire ko wasizwe amavuta ya Krisima yaguye, ntukishime cyangwa umwishimeho, ahubwo musabire. Uyu ni umunsi wo gusabira abasaserdoti banyu aho muri hose, mubasabire. Munduzi ko wagushije uwihaye Imana ukamushora mu ngeso mbi, ukikora bene ako kagena umuvumo umeze gutyo. Garuka, Yezu Kristo azanye n'impuhwe nanone. Nanjye kuvuga ngo azanye igitebo cy'impuhwe, nicyo kimuzanye kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho, nicyo kizanye Nyagasani. Genda nawe niba uzi ko kubyo bintu byakuguyeho, oga inshuro 7 nk'uko na Hamani yubiye inshuro 7 zose mu cyuzi, ubundi koko akazamuka ari umwere. Oga mu ntebe penetensiya, naho ubundi umuvumo uzagukurikirana sinkubeshye. Niba koko aratinyutse ibintu bitagatifu, ugatinyuka abantu batagatifu, ugatinyuka kugusha abantu batagatifu, ukanyerera ukamena amazi mu nzira banyuramo kugira ngo bagwe, ukabagusha. Aha, waza kumbaza uti none se abigusha bo? Yego abigusha nabo nyine bagomba koga nabo inshuro 7 y'amasakamento 7 y'amavuta, bakoga muri amavuta ya Kristo nyine akabomora. Naho ubundi uwo ni umuvumo mu Kristo umuvandimwe. Sakirirego ni cyaha gikomeye cyane, niyo wagitinyutse ariko haracyari deuxième chance impuhwe za Nyagasani mu Kristo umuvandimwe. Ngwino. Yezu aragushaka umunsi kugira ngo kugira impuhwe nicyo kimuzanye. Aho watinyutse ibintu bitagatifu, ugatinyuka abantu batagatifu, Yezu Kristo aragusaba kugira ngo ugaruke. Naho ubundi uzacunge ngo umuntu watinyutse ibintu bitagatifu ngo arasara, ngo umuntu wasandaje amavuta matagatifu ngo arasara burya. Igikurikiraho rero nta cyanya Nyagasani atababarira, no kugaruka mu mwanya kuko ukaryama mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Naho ubundi wasara ukabamiruka ku musozi. Umuntu wasandaje amavuta matagatifu yosizwe arasara. Nusanga hariho wabaye umusazi mu Kristo umuvandimwe, garuka Yezu afite impuhwe nyinshi, maze koko nawe yongera gusige. Ahasigaye ariko ntumusige, ahubwo winogereze. Niba uzi ko hari umuntu wasizwe, warangiza ugasiba amavuta ye, ukayasiribanga, jya koga mu cyuzi cy'impuhwe za Nyagasani. Yezu yongera gusiga impuhwe ze. Abantu bagusha abandi, abantu bigusha,
cya cyuma ushinga muri marigarine, muri mayoneze, ubundi ikabora yose. Ubwo ni uburozi. Uwatowe agatana nagaruke nawe yoge mu nyanja y'impuhwe za Nyagasani. Ni mucyo rero uyu munsi no gusabira cyane cyane abihaye Imana, dusabe kutabagusha, ahubwo dusabe kubasigasira, tubasindagize kugira ngo amavuta koko akomeze afate, twoye kuyahungura ari twe. Tuzirikane ko Nyagasani yadutoye tutabikwiye, ahubwo yadutoye ku mpuhwe ze. Ibiganza byasizwe amavuta ya Kristo ntibisandaza, ahubwo birasigasira. Nuko rero muvandimwe, aho uri hose, nawe niba hari uwihaye Imana muziranye, niba hari umupadiri muziranye, uze kumwifuriza umunsi mwiza, umubwira uti komera kuri Kristo wagutoye, ntuzigere na rimwe umusiga kuko yaragusize. Ngaha twese mudusabire kugira ngo dukore ugushaka kw'Imana buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.